ijambo ry'umunsi. Hindura ibihe byawe. Uri mu busitani bwa Edeni, Imana yemereye Adamu na Eva kwita inyamaswa, ikintu cyose bashakaga cyahitaga kiba muri ako kanya. Iri ni ihame rikomeye cyane, bamwe bita kariva ari gutsindwa, ariko kandi ntabwo ari byo. Imana yahinduye Izina intsinzi ya nyayo. Dawidi yahinduye Goliyati amahirwe. Icyo bamwe bita kunanirwa, burya gishobora kuba igihe cy'ubushakashatsi. Ushobora kuvumbura byinshi kandi byiza muri iki gihe, hamwe n'ubunararibonye bamwe bita gutsindwa. Icyo usabwa gusa ni uguhindura izina ryawe, kandi ubwenge bwawe ukaba ushobora guhindura uburambe ubwo ari bwo bwose ku isi. Teza imbere ubuhanga bwawe, kandi hindurira izina ibyabaye mu buzima bwawe. Soma mu Waroma igice cya 8 ku murongo wa 37. Oya, muri ibyo byose niturusha abatsinze binyuze muri wadukunze. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.